Mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV Rwa. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi ngiye kubazanira ibintu mwategereje muri benshi cyane. Uyu munsi ngiye kubazanira ya makode yumviriza telefoni y'undi muntu utayifite. Ejo bundi nzaza mbazanira andi makode wakumviriza telefoni y'umuntu ari uko uyifite. Rero mbere na mbere munyihanganire mbanze mbacishirizeho aka kantu kuko wasoma SMS z'undi. Iyo ushaka gusoma SMS z'undi muntu ujya muri Google Chrome. Wamara kujya muri Google Chrome ugasearchinga iyitwa message web, noneho ukaryandika ugakanda utudomo dutatu uhita ubona hejuru, ugahita ufata muri Google Chrome ukahindura desktop. Wamara kuhahindura desktop, noneho ukajya ukande ahabanza, wamara ugahita ukanda ijambo rya mbere ubona. Icyitonderwa icyitonderwa bikora kuri fone yawe. Ibi tubanje bikora kuri fone yawe. Sasa iyo umaze kubikora ahasigaye ugahita ujya muri fone yo ushaka kumviriza. Ubwo wamara kujya muri fone yo ushaka kumviriza ukajya muri SMS, ugakanda utundi tudomo dutatu ubona hejuru, ugahita ubona ikirango. Noneho sasa kimeze nka kamera, ugahita ugisikana kuri hantu wakande no baba baguhaye ikirango usikanamo. Sasa ugahita utangira gusoma SMS z'uwo muntu. Ako nako kari akantu k'ingenzi nagira ngo mbanze mbabwire. Mu minsi mike nzanabategurira video y'uburyo wabikora live. Rero mbere na mbere hari abantu bari bansabye ayo makode y'uburyo wakumviriza umuntu kuri telefoni yawe bitagusabye gukoresha telefoni ye. Harimo abo turi kumwe muri groupe ya Vumbura TV Rwa, n'abandi mwese mutarayijyamo mbasaba gusiga WhatsApp zanyu nkabashyiramo kugira ngo dukomeze kwigana. Sasa rero reka dutangire. Kode ya mbere: *622*, kode y'igihugu ubona 255, namba y'uwo ushaka kumviriza, akego ukemeza. Step 2: iyo umaze kubyemeza uhita ukanda *002 akego. Kuba ufunguye serivisi bikitabira kuri namba wemejeho. Niba ari iya mbere, niba ari iya kabiri, iyo namba niyo byitabiraho. Kode ya kabiri: *661*, kode y'igihugu, namba y'uwo ushaka kumviriza, akego. Noneho ubwo iyi ngiyi izakora mu gihe atabashije gusubiza telefone ukayitaba. Mu gihe atabashije we kuba yayisubiza, wowe uhita uyitaba. Uburyo bwa gatatu wakoresha: *662*, kode y'igihugu ni 250, namba y'uwo ushaka kumviriza. Noneho warangiza ugahita wemeza rwa rwego, ibintu bikaba birakunze. Ubwo iyi nayo muri kuyumva neza. Uburyo bwa gatanu, ubundi buryo dukurikijeho. Uburyo igihe ari bize, ukaba wakumva amabanga ye. *670*, kode y'igihugu, namba y'uwo muntu ushaka kuzajya wumva amabanga ye mu gihe ari bize. Noneho warangiza ugahita ushyiraho urwego ukamwemeza. Wamara kumwemeza ibintu bikaba birakunze cyane. Ubwo ukaba utangiye gukoresha interineti yiwe cyane rwose bitagusabye ibintu bikurushya. Ikindi nanone, izi kode zose iyo ushaka kuzikuramo, wenda nk'icyo washaka kumviriza kuri telefone ye urakirangije, uhita ukanda akego 002 akego ukemeza. Wamara kwemeza, ubwo amabanga nta na make uba ukiri kwemeza. Ikindi nanone, agakode mbazaniye agakode k'uburyo wagira namba private number. Namba ukayigira private number,
Okay, sasa rero munyihanganire dukomeze. Sasa uburyo wagira namba private number. Ibi ni ibintu byari bitegerejwe n'abantu benshi cyane, ndabyizeye ko byari bitegerejwe n'abantu benshi kugira namba private. Ukanda akanyenyeri akego 30 urwego, ugahita wemeza muri telefoni yawe, ubwo namba iba yabaye private number. Ikindi nanone nababwira, mu gihe ushaka kubona imyirondoro n'umuntu ukoresheje namba ugahita umenya ahantu ari bitakuruhije ukaba wahita umubona, ujya muri Play Store ukandikamo Carel ID number location. Ahangaha iyo ubirangije wandikamo namba y'umuntu ugahita ubona aho aherereye n'aho ari bitakuruhije. Akandi kantu nabaha, abantu benshi mujya mugura telefoni zanyu, ariko wamara kugura telefone ugakeka ko bari buguhe telefoni y'igipiratano kubera ko utazi ngo, kandi abantu benshi tugura telefoni dukurikiyeho kamera yayo. Ngiye kubaha kode isuzuma kamera uburyo ifotoramo n'uburyo ikoramo, ndizera ko izajya ibafasha cyane. Iyi kode iyo ugiye kugura telefoni yandikamo ugahita ubona kamera ikwifotora, aho ngaho uhita ubona ko kamera ushaka uyibonye. Ukanda akanyenyeri akego 34715 akego. Ubwo kumenya appareil ya telefoni yawe rwose ubwo biba byakunze. Ubwo rero ikindi kintu ndi kubasaba, ndabasaba cyane kunkandira subscribe kuri channel yanjye Vumbura TV Rwa, muri kumwe na Manishimwe Vincent. Ikindi nanone ngiye kubereka, ngiye kubaha kode yatuma mumenya niba winjiriwe. Dore izi kode ebyiri ngiye kubaha zizakwereka niba nomero yinjiriwe. Gukanda akanyenyeri akego 2 akego ukemeza kuri simu ukeka ko yinjiriwe. Iyo winjiriwe uhita ubona namba iri kukumvira amabanga. Iyo usanze hose ari no forward, aho ngaho nta muntu uba wumva amabanga yawe. Cyangwa se ugakanda akanyenyeri akego 6 akego, ubwo nabwo ndizera ko uhita umenya, nabwo uhita ubona nk'ibyo mbabwiye. Rero abavandimwe banjye turi kumwe muri Vumbura TV Rwa groupe ya WhatsApp, mwari mwansabye kujya kubaha utu dukode mube mujyanye izi ngizi. Mu minsi mike ndabategurira live bikorwa mbereka uko bikorwa byose, ndizera ko muzabimenya cyane nta kibazo.